turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye ni Habimana Alexi. Turi kuri channel y'umunara Pentecost International Ministries. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, duhugurane kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa. Nekereza ko n'umugabo arashobora kwivuga hanyuma kugira ngo dukomeze. Turakwakiriye. Mushumba murakoze cyane. Amazina yanjye ni Rwihanganirwa Irakoze Elia. Ndi umugabo wubatse ufite umugore umwe. Ndi umukristo kandi ugikomeje gukizwa. Nanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mugira amahoro y'Imana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Bavuze ko uri umupasiteri, watubwira itorero ushumbye naho ukorera, nabyo ni byiza kugira ngo abadukurikiye tubashe kugusobanukirwa. Ni byiza cyane, murakoze. Ni Mushumba Elia, mfite itorero ryitwa New Philadelphia Pentecost Church rikorera Nasa na Kumastoa. Aho ngaho niho turi gukora umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Okay, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo usenge gatoya mbere ko twakomeza n'ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Imana iguhe umugisha. Banza dusengere. Urakoze Mana y'ibyiringiro, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuba kuri channel umunara Pentecost Church. Turagusaba uyu mwanya duhawe tugiye kubamo kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka wera w'Imana abari we umuyobozi mukuru hagati muri twebwe, kugira ngo abadukurikiranye bose babashe kugira aho bava naho bagera babitewe n'ijambo ry'Imana. Bana natwe rero umugisha w'Imana ukomeze mu buzima bwacu n'abagiye kudukurikira bose ku bw'izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha kudusengera. Ndagira ngo muri aka kanya abadukurikiye kuri channel y'umunara Pentecost International Ministries, ndashaka tuganire Pastor Elia ku kintu kijyanye no kuzura umwuka wera cyangwa se kubatizwa mu mwuka wera. Usanga imyizerere y'abantu itandukanye n'imyumvire y'abantu itandukanye, ariko uyu munsi ndashaka tuganire, ese kubatizwa mu mwuka wera, babatizwa mu mwuka wera bate? Ese kubatizwa mu mwuka wera ni ngombwa? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza cyane. Nibyo koko kubatizwa mu mwuka wera ni ngombwa dukurikije ibyanditswe byera uko bivuga. Urugero twakwifashisha ni urugero ruboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ukurikije uko Bibiliya ivuga, Bibiliya ivuga ko Yohana yaje abatirisha amazi, ariko atangariza abantu yuko uzaza hanyuma yiwe azabatirisha abantu umwuka wera n'umuriro, ari we Yesu Kristo umwami wacu. Ayo magambo rero dushobora kuyasanga no muri Luka igice cyaho cya 3 umurongo wa 16, aho Yohana yabatizaga ariko asobanurira abantu yuko inyuma ye hari uzaza hanyuma abatirisha abantu umwuka wera n'umuriro. Rero ko umwuka wera biremewe ko tubisanga mu byanditswe byera. Imana ibahe umugisha. Babatizwa mu mwuka wera bati? Tuzi umubatizo wo mu mazi menshi, ariko babatizwa mu mwuka wera bate? Ninde ubatiza mu mwuka wera? Murakoze cyane. Iyo urimo witegereza ibyanditswe byera, kubatizwa mu mwuka wera ni isezerano ryacu nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere, uhasanga isezerano Yesu yasigiye abigishwa be. Yababwiye yuko bagenda bakamutegerereza i Yerusalemu, yuko azaboherereza umwuka wera. Rero iryo ni isezerano, ni umufasha umwuka wera bagombaga guhabwa. Rero ni ngombwa ko tubatizwa mu mwuka wera nk'abanyetoro cyangwa se nk'abakristo bizera umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. ndashaka kumenya cyane ko badukurikiye
uburyo babatizwa mu mwuka wera. Twabona yuko muri Bibiliya ari ngombwa ko tubatizwa mu mwuka wera, ariko tubatizwa mu mwuka wera dute? Ninde utubatizamo? Wamaze kuba uzaza nibyo, ariko noneho umwuka wera tubatizwamo gute? Impamvu mbaza ikibazo kuba dukurikiye, tubaye mu matorero atandukanye, bamwe turabazi, tujya mu nsengero zitandukanye, hanyuma ugasanga abapastori, urusengero rwose ruravuga mu ndimi, urusengero rwose ruruzura umwuka. Ese babatizwa mu mwuka wera gute? Se abantu bose ni ngombwa kubatizwa mu mwuka wera? Hano kugira ngo tuze kugendana neza turaza kwifashisha ibyanditswe byera, kuko turimo turavuga kuri Bibiliya. Bibiliya niyo iduha ubusobanuro kuko umwuka wera yaje. Hano turi kureba mu butumwa bwiza, tukareba umugabo bita Yohana Umubatiza, ariwe nteguza ya Yesu Kristo, waje guteguza ubutumwa bwiza. Twifashishije igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka cyaho cya 3, nkuko twoze tubivuga haruguru, duhere ku murongo waho wa 16, haravuga ngo, nuko Yohana abasubiza bose ati, ni koko jyeweho ndababatirisha amazi, ariko hazaza undusha ubushobozi, ndetse ntibinkwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo ni we uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Dukurikije uko iri jambo ry'Imana ririmo rivuga, nibyo koko igihe turimo cyangwa se itorero igihe ririmo, tugeze mu gihe haduka inyigisho z'ubuyobozi zitandukanye, ku buryo abantu bagenda bihangira izindi nyigisho zinyuranye n'izo tuhabwa na Bibiliya. Ariko hano icyo twasobanurira abaduteze amatwi n'abatureba, turagira ngo tubabwire ngo umubatizo w'umwuka wera, icyatumye Yohana asobanura aya magambo, nuko abantu bari batangiye kumwibazaho no kumushidikanyaho. Bamwe bavuga bati ahari yaba ari wa muhanuzi Eliya, ahari yaba ari Mose wagarutse, ahari se yaba ari we Kristo. Ariko arabasobanurira babwira ngo, jyewe ndijwe ry'urangurira mu butayu, ndi integuza. Arababwira ngo inyuma yanjye haracyariyo undusha ubushobozi, sinashobora no kumutwaza inkweto, sinapfundura imishumi y'inkweto ze. Arababwira ngo uwo nguwo namara kuboneka azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Ni ukuvuga ngo umubatizo w'umwuka wera n'umuriro, nta mushumba, nta mupasiteri, nta potere, nta muntu ufite ubushobozi bwo kubatiza abantu mu mwuka wera, kereka Yesu Kristo, umwana w'Imana wapfuye akazuka akajya mu ijuru, akazagaruka gutwara itorero ryacunguye. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Urakoze cyane kubwo bisobanuro duhaye, ariko ndacyakomeza kubaza ku kintu kijyanye n'umubatizo wo mu mwuka wera. Umubatizo wo mu mwuka wera, tubonye yuko ari Yesu ubatizamo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko se umwuka wera awubatizamo gute? Bawubatizwamo gute uwo mwuka wera? Urakoze cyane. Umubatizo w'umwuka wera tugiye kureba uburyo kubatizwamo, twifashishije igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 19, turahasanga abantu babatijwe mu mwuka wera. Hano haravuze ngo Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arabaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, ari we Yesu. Babyumvise batyo, babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Aya magambo icyo dusobanurira mu bigendanye n'umubatizo w'umwuka wera,
hano turahabona abigishwa ba Yohana Umubatiza. Aba ni abigishwa Yohana yari yarigishije aranababatiza, ariko ng'igihe bari muri Efeso bari kumwe n'umuvugabutumwa bitaga Polo, ngo bari gusenga Pawulo arahagera, ariko yumvise imisengere yabo, yumva ko bashobora kuba atarahabwa umwuka wera, arababaza. Nabo bamusubiza ko batamenye ko umwuka wera yaje. Nuko arababwira ati Yohana yabatirishije amazi, ariko abasobanurira ko ari ikimenyetso cyo kwihana ibyaha, ababwira uzaza hanyuma uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Nuko ngo bakimara kumva ibya Yesu Kristo bose ngo barizera. Pawulo ngo akibasengera abarambitseho ibiganza, ngo bose batsuwe mu izina rya Yesu buzura umwuka wera, batangira guhanura. Bivuze ngo umwuka wera kubatizwamo nta kundi nuko umuntu yizera umwami Yesu Kristo, yamara kwizera umwami Yesu Kristo agasengerwa, hanyuma akarambikwaho ibiganza, umwuka wera Yesu akawumubatizamo. Bivuga ngo umubatizo w'umwuka wera ni Yesu wenyine ufite ubushobozi bwo kubatiza mu muntu, nta wundi Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane ku bisobanuro mukomeje kuduha, ariko ndacyabaza, ese abapastori batandambikitseho ibiganza ntabwo nabatizwa mu mwuka wera? Cyane ngombwa ko abapastori bandambikaho ibiganza, baturambika ibiganza kugira ngo tubone kuzura umwuka wera? Urakoze cyane kukibaza. Abapasiteri bayifite mu nshingano kuramburaho abizera ibiganza kugira ngo batizwe mu mwuka wera, ariko kandi n'umuntu ubwe ku giti cyiwe yizeye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ashobora gusenga agasaba Imana yo mwijuru kugira ngo imubatize muri uwo mwuka wera, Imana ikabimukorera. Pasiteri atamurambitseho ibiganza byose birashoboka. Okay, murakoze cyane abadukurikiye. Tumaze kubona yuko kuzura umwuka wera ari ngombwa, kandi yo ushobora kubatizwa mu mwuka wera, ariko anganda cyahafiteho ibibazo byinshi. Bibiliya iravuga ngo nawavuga yuko Yesu ari umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Ese tukimara gukizwa ntago twahawe umwuka wera? Wowe ntago ari umwuka wera dutunze? Itandukano ryo kubatizwa mu mwuka wera n'uyu twahawe ni irihe? Ndagira ngo ukomeze udusobanurire. Ni koko iyo turimo dusoma mu isezerano rya kera, tuhasanga umuhanuzi Yoweri. Mu gihe cyawo cya gatatu, Imana yasezeranye ko izasuka umwuka wera ku bantu bose, hanyuma abasore n'abakobwa bagahanura, abasaza bakarota. Iryo ni isezerano ku bantu bose. Ariko mu isezerano rishya, Yesu mu gice cyaho cya 14, Yesu yabwiye abigishwa be, ababwira yuko bazahabwa umufasha w'umwuka wera, ariwe mwuka wera w'ukuri, bidashoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi. Bishatse kuvuga ngo nubwo Bibiliya itubwira ko umwuka wera Imana izamuha abantu bose, ariko Bibiliya yongera kutubwira yuko umwuka wera azasukwa ku bamaze kwizera umwami Yesu Kristo. Bivuze ngo urufunguzo nta rundi ni ukwizera umwami Yesu Kristo. Nubwo abantu bose Imana yabemereye yuko izabasukaho umwuka wera mu minsi y'imperuka, ariko yatanze Yesu. Muri Yesu nimwo duhererwa umwuka wera. Bivuga ngo utamwizera n'umwuka wera ntago wamuhabwa. Turacyakomeza. Imana ibaha umugisha bakomeje kudukurikira muri aka kanya ku bibazo bijyanye no kubatizwa mu mwuka wera. Tubonye ko hari umwuka wera duhabwa tukimara gukizwa, udukura mu byaha akatuzana muri Yesu. Ni ukuvuga ngo hanyuma yo kwinjira muri Yesu habaho n'ikindi cya kabiri cyo kubatizwa mu mwuka wera. Ijambo kwinjira muri Yesu, ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko inshuro nyinshi Bibiliya
ni igitabo gikomeye kandi igitabo cy'ubwenge, gisaba kucyumvira mu mwuka ko mu mubiri kidasobanutse. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umwuka wera, abantu benshi baza bibwira yuko ngo umuntu iyo yihannye ngo aba yemejwe n'umwuka wera, kandi kuko niko Bibiliya ibitubwira aho hantu. Ariko Pawulo aravuga ngo abantu bashobora kwinjira mu itorero bagaragara ko bihannye, ariko nyamara bafite ibindi bagamije. Iyo turimo twitegereza igitabo cy'Abatesalonike cyaho cya 2 uhereye ku murongo wa 7, Pawulo agaragaza yuko hazaduka abantu batavuye kure, baba badutse bavuye muri twebwe, bamwe bakazaba bakoresha impano ziturutse kuri karande zo mu miryango, abandi bakoresha ubwenge bwabo bwa kavukire mu buryo bwo kuyobya itorero babitewe n'inyungu zabo. Ariko Bibiliya ivuga yuko bazirengagiza ukuri bakanga gukizwa. Bishatse kuvuga ikire kuvuga ngo kubatizwa mu mwuka wera ntago tureba ko abantu bihannye, kuko umuntu ashobora no kuvuga ko yihannye ariko atihannye bitewe n'izindi nyungu agamije. Ubwo rero ikimenyetso turareba ubutumwa bwiza uko Yesu yabwiye intumwa cyangwa se abigishwa biwe. Yarababwiye ngo nzabwira data aboherereza umufasha, niwe mwuka wera w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi. Bivuze ngo umuntu ashobora kwinjira mu itorero nk'umuntu wihannye, ariko rimwe na rimwe afite n'izindi nyungu agamije. Dukurikije ibyo biri tubwira, wasanga rimwe na rimwe abantu bose bari mu rusengero atari ko bose baje gukizwa. Waza gusanga harimo n'abaje bafite ibindi bigendererwa byabo. Imana ibahe. Abadukurikiye Imana ibahe umugisha. Dukeneye kumenya, dukeneye gusobanukirwa, kubera yuko tugeze mu bihe bya nyuma, ibihe bitigeze kubaho. Birakwiriye ko dusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Aha ndacyakomeza kubaza kandi nkubariza wowe umurikiye muri aka kanya. Nyakubahwa pastori, nagiye mu rusengero rumwe, hanyuma umuyobozi ahagurutsa abantu kugira ngo abasengere buzure umwuka wera. Arangije aravuga ati mwese nimuvuge mu ndimi. Numva barazivuze rwose, zimwe nizo bavuga nanjye nazivuga, sinzi niba nazivuga ukumva. Pasiti, muramfasha kugira ngo pasiteri ategeka abantu kuvuga mu ndimi? Ese koko bibaho? Hari umuntu umwe nigeze guhamagara turi kuganira, ndamubaza waba warabatijwe mu mwuka wera? Arambwira ati nawe ubatijwemo. Ndamubwira ni ngaho uvuga mu ndimi, arazivuga. Ese koko twari no kuri telefone, ntabwo twari turi kumwe. Ese uyu mwuka gutegeka abantu kuvuga mu ndimi, ko twabonye ko umwuka wera tubatizwamo na Yesu, hakaba haratuga badufose ngavuga mu ndimi, vuga mu ndimi, aho ubwo ari abashumba umwuka itaza? Hari nabo nabonye baziririmbamo, hari nabo nabonye bazisengeramo. Ibyo wenda tuzuka ari impano y'umwuka, ariko se umuntu akubwira ngo reka ngo usengere uvuge mu ndimi, koko ukaba wavuga mu ndimi? Murakoze cyane kutubaza ikibazo nk'icyo ngicyo koko, ariko ndongera ntangariza abadukurikiye ndetse n'abaduteze amatwi yuko nk'uko birivuga ngo dusohoye mu gihe cya nyuma cyangwa se turi mu minsi y'imperuka, niko biri. Kandi ibi ngibi ntago aribwo byakumvikana, kuko Pawulo yagiye abivugaho igihe kinini cyane. Ndatangariza abantu ko igihe turimo abantu bakwiye kwitondera inyigisho abashumba bigisha, kuko inyigisho zose ntago ariko
zivuga kuri Kristo cyangwa zivuga ku gakiza. Uce mu ijambo none ko duciye ku bashumba turabigenza gute? Nari ngisobanura abashumba mwirinde inyigisho zabo, none nkatwa abakristo turagana he karibo twarebagamo icyitegererezo turabigenza gute? Nari ngisobanura hano turareba icyo Bibiliya ivuga. Muri twe Bibiliya ivuga ko hari abashumba bamaze kuva ku murongo cyangwa se kuva ku ntego y'itorero babitewe n'ibyifuzo byabo. Hano turifashisha urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Urwo ni urwandiko Pawulo yanditse mu nzandiko yandikiye abashumba. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cyawo cya mbere umurongo w'10 turasanga amagambo avuga ngo kuko hari benshi b'ibigande n'abashukanye cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro, bakwiriye kuzibwa iminwa kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Abo babwira abantu ngo nibavuge mu ndimi cyangwa se ni barababatiza mu mwuka wera, nabagereranya n'abo bashukanyi Pawulo yavuze bazaboneka cyane mu bakebwe bigishiriza ibidafite umumaro babitewe n'indamu zabo. Igihe dusohoyemo usanga abantu bafite ibyo bigisha, bafite nuko batwaye ibintu, ariko wakurikira uko Bibiliya ivuga ugasanga bafite ibindi bintu bagamije. Ndongera kwibutsa abantu ko umwuka wera nta muntu ubwira undi ngo vuga mu ndimi, nta muntu ubwira undi ngo bigenze gutya, kuko umwuka wari wamaze kuwuzura. Nta ukubwiriza kuvuga mu ndimi kuko biba biri muri wowe imbere, nta n'ukwiye kubikwigisha. Imana iduhe umugisha. Urakoze, turi kwegereza akanya ko gusoza. Ndashaka kukubaza ibibazo bibiri kuri iki kijyanye n'umwuka wera. Ese pastori, ku umuntu utabatijwe mu mwuka wera ntago azajya mu ijuru? Kuri icyo ngicyo kuvuga ngo umuntu utabatijwe mu mwuka wera ntabwo azajya mu ijuru, ndagaruka inyuma gatoya ku isomo twabonye muri Luka igice cyaho isomo twabonye bambiye muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 14. Yesu arimo ababwira yuko azabohereza umwuka wera ari umufasha w'ukuri. Yarababwiye ngo ibyari byiza mwari gukunda yuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza. Yarababwiye ngo umufasha w'umwuka wera naza azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha byabo, azabashishurira abamenyesha ukuri kose, azenda ku byanjye abibahe. Shingiye ku byanditswe byera muri icyo gice uko kirimo kitubwira, ndahamya neza ko uwo mufasha utamufite no mwijuru atazajyayo, kuko niwe mufasha wasezeranijwe itorero. Niba rero udafite umufasha wasezeranijwe itorero, bivuga ko no mwijuru utemerewe kuzajyayo. Turagushimiye ku bisobanuro uduhaye, nawe udukurikiye. Nagira ngo mubwire ngo kubatizwa mu mwuka wera ni ngombwa ku mugenzi wese ujya mu ijuru. Akabazo ka nyuma nagira ngo mubaze, twakora iki, itorero ryakora iki mu nshamake kugira ngo buri mukristo wese yuzure umwuka wera? Ni iki twakora dusoza kugira ngo dusenge Imana? Murakoze cyane. Turimo dusoza mushumba, ndagira ngo dutangarize abatwumva, uretse intege nkeya abantu bagenda bajyamo, ariko inzira ni imwe. Yesu yaravuze ngo mugende muri Matayo 28 uhereye ku murongo wa 10 ngira ngo na 6. Yaravuze ngo mugende mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, abazizera bagakizwa muzababatize, hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Mu byo Yesu yatubwiye tugomba kwigisha abantu amakuru yaratubwiye ngo musenge ubudasiba, dukwiye gusenga, dukwiye kwizera, dukwiye guhora turi maso, nkuko yavuze ngo muhore mukenya amatabaza ahore yaka. Dukwiye guhora turi maso kandi dusenga tumutegereje,
kandi muri uko gusenga tumutegereje tugasaba Imana kugira ngo isohoze isezerano dusezeranije ry'umwuka wera, hanyuma nitumara gusohoza isezerano dukomeze kumutegereza kugeza igihe azagarukira turi maso. Imana ibamugisha. Murakoze pasteur kubwo inyigisho cyangwa se ubusobanuro dore ku nyigisho z'umwuka wera. Dusoza nagira ngo ngusabe wowe udukurikiye ugende urushizeho gusoma ijambo ry'Imana, usome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, nugera mu gice cya kabiri urahasanga uburyo itorero ryuzuye umwuka wera. Imana rero iguha umugisha. Hari ikindi kibazo ufite cyangwa igitekerezo wakwandika hasi muri komenti, hanyuma tukabibona tukazagusubiza, cyaba icyifuzo cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo utanyuzwe kuri aya magambo yose twavuze. Urashobora kubitumenyesha kugira ngo n'ubutaha tugaruke tubiganireho, kugira ngo abantu bave mu rungabangabo. Murakoze cyane abadukurikiye. Ndagira ngo mbasabe ngo buri mukristo wese wizera Yesu Kristo n'umwami n'umukiza yuko ari ngombwa kubatizwa mu mwuka wera. Ibisabwa byose, ikiguzi cyose gisabwa nta kindi, ikiguzi n'ukubishaka, n'ugora ubisengera, n'ukwezwa, n'ukwizera. Ibyo byose nubikora nawe uzuzura umwuka wera. Imana ibaha umugisha. Reka nsabe umutumirwa wacu adusengera Imana, asengera abantu kugira ngo buzure umwuka wera, bagire ishyaka ryo kuzura umwuka wera. Karebo kudusengera Imana. Yesu abaha umugisha mu magambo makeya. Tubwire Imana aho rose ugira icyifuzo cyo kubatizwa mu mwuka wera. Yesu akumera umugisha. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Imana y'amahoro, Imana ikiranuka. Uyu mwanya turasenze dusengera abatwumva ndetse n'abatubona kugira ngo bongere gutekereza ko umwuka wera ari ngombwa ku itorero, maze umuntu wese ayayanire kubatizwa mu mwuka wera, kuko ari we mufasha wasezeranije abizera, kuko niyo ngwate y'itorero. Turasengera abatwumva n'abatureba kugira ngo ubuzuze umwuka wera, kuko mwami nyiringabo, Imana y'amahoro, umwuka wera ari we mufasha wadusigiye. Urakoze, turagushimiye kuko wemeye kuza abantu umwuka wera, kandi turagushimiye kuko mwami wemeye kugira neza itorero muri rusange, kubw'izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha.